hanyuma mu bitaro hahita hasa n'ahacikamo igikuba, abaganga bose bagahita bakorana, bose bagira batya bagahita binjira aho Bwuzu yararwariye, bose baravuga ati mureke dukora uko dushoboye, dufatanye na Dr Ryan turebe ko hari icyo twakora. Dr Ryan warababwira ati hamwe no kwizera, hamwe no kumva ko Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, hamwe no kwizera yuko Imana ikomeye kandi ikora, hari icyo umuntu yakora. Bagira gutya rero bagakomeza gushitura umutima wa Bwuzu kugira ngo byibura barebe ko yaba muzima, bakomeza kwishitura kugira ngo byibura barebe ko wenda wakongera ugatera, abarakomeza bagashitura ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Abaraho rero bakomeza kwibaza, bakibaza kuri Dr Kireva, bakavuga ati ahari ntari bubashe kubyumva no kubyakira, ahari ntari bwiyakire, ntari bunabyumve, mureke dukora uko dushoboye turebe ko byibura hari icyo twakora. Ariko bamwe bakavuga ati ntako tutagize ariko byanze. Abaganga bari aho bose babona nta kindi kintu gisigaye, barisohokera, ariko Dr Ryan aguma aho ngaho arimo areba mushiki wa Kireva, yamureba agatangira kwibuka amagambo yose yajyaga amubwira, akamubwira uburyo nta byishimo azigera agira mu buzima bwe mu gihe yabuze mushiki we, akibuka ibyo yajyaga amuganiriza bakiri ku ishuri, akibuka ibyishimo n'umunezero yamusanganye, ariko byibura bivanze n'agahinda. Yari yishimye avuga ko byibura yaramaze kubona umuvukanyi we, ariko bikongera bikamutera ishavu n'intimba ko aryamye ku gisasiro cyangwa se ari kwa muganga. Ryan aravuga ati wamana we, kubera iki ibyishimo bitaramba? Wamana we, kubera iki ibyishimo biba iby'igihe gitoya? Ese Mana noneho ndakora iki? Mana mpubundi bwenge, Uwiteka mpubundi bumenyi. Apfukama imbere y'icyo gitanda, akiyambura icyubahiro cyo kuba Dr, akiyambura icyubahiro cy'uwariwe, agapfukama imbere ya Bwuzu, akavuga ati wamana we, nzanye umutima umenetse kandi umutima uciye bugufi, irengagize gukiranirwa kwanjye kose kwambonetseho kuva mu bwana kugeza uko nganya uku. Mbabarira ibyaha byose bya Kireva, mbabarira ibyaha byose bya Bwuzu, umbabarira ibyaha byose bya Bwiza ndetse na mama wabo, maze Mana numara kutweza, numara kuntunganya ukankuraho uwo mugayo wose, maze untegere ugutwi, Mana nunyime imbere y'amaso yawe, Uwiteka ntuninire, nujye kure ngo ufunge amatwi yawe, Mana ntunsige, Mana ntudusige, Mana ntuduhane. Ndahangaha kugira ngo nkwambaze, Mana wakora ibyatunaniye, ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka, kuri wowe biracyashoboka. Mana njye ngufitiye icyizere, haracyari ibyiringiro kayo turi kurira none ahangaha twayahozwa, kuko kuri wowe birashoboka. Habura gatoya ngo dukorwe n'isoni, nibwo ujya witamurura ugakora, ariko twe Mana turasa nkaho twakozwe n'isoni. Dukureho iki cyasha n'uyu mugabo ndetse n'uyu mugayo,
ndakwinginze niba nkugiriyeho umugisha kano kanya rengera uyu mwana w'umukobwa, ndakwinginze niba nkugiriyeho umugisha nonaha kora imirimo n'ibitangaza, waramuremye umuzi kurusha uko namumenya, mana mugarurire ubuzima. Akomeza gusenga akavuga ati mana ngiye kugerageza inshuro imwe yonyine, ingerageze nongere gushitura umutima we, mana nimbona ntacyo bitanze aho ahari ndaza kuvuga ko nta kundi, ariko mana turaba tubabaye, turaba tubuze uw'ingenzi, ariko mana ibintu bidukore, ndakwinginze ibintu tume bibaho. Tugaruke rero kuri Dr. Clever aho baba bamufungiranye, abarimo ahondagura inzugi avuga ati nimumfungurire, nkeneye kumenya mushiki wanjye bimeze gute, nkeneye kumenya ise Bwuzu yapfuye nangwa ariho, ariko niba yapfuye ntimubimbwire. Abadokiteri bari aho ngaho bose barareba bakabona Dr. Clever yataye umutwe. Baratekereza bakavuga se turakora iki, baravuga ati mureke tujye inama, ese murabona ari iki twakora. Clever rero akomeza gukubita urugi, akavuga ati ninde uri hafi ngo amfungurire, njyewe nkeneye kujya kureba mushiki wanjye, mwimfungirana ahangaha ntabwo ndi uruhinja, ati mumfungurire, ese nta muntu uri hafi aho ngaho ngo amfungurire. Abadokiteri baba bari hafi aho bari kumwumva, akavuga ati turamufungurira tumubwire iki, turamubwira ko mushiki we yapfuye se, murabona umuntu uri muri iyi situation twamubwira iki, murabona turi bumusobanurira iki. Mw'abantu urupfu ntago rumenyerwa, urupfu ni ikintu kitajya kimenyerwa, murumva ari iki turi bubwire Dr. Clever, murabona arasa n'uwataye umutwe, ameze nk'umusazi, ubwenge bwe bwose bwagiye. Ati murumva ibyo turi bumubwire ari bubyumve. Bakiri aho ngaho rero Bwiza arongera akabacika, akaza nanone abasararanga ababwira ati mw'abaganga mwe nimukwiye kubaho mu gihe umuvandimwe wanjye atariho. Dr. Clever rero ahita abyumva, akumva Bwiza yasarishije hanze, agahita yibwira icyabaye, ahita yicara hasi agacika intege, akumva neza isi mwikaragiyeho, agatangira kwiburanya mu mutima, akavuga ati Imana ninjye utarashoboye kumwitaho, aho ninjye utarashoboye kumuvura, aho ninjye utarashoboye kumenya na mbere hose ngo mbone ko umuvandimwe wanjye ubuzima bwe buri kugenda bujya ahabi. Aravuga ati se Mana, aho nzabasha kwibabarira, ndongeye ndamubuze. Arongeye anyuze mu myanya y'intoki, ese Mana ko wabonaga tutazarambana, kuki wemeye ko mumenya,
kuki wemeye kumenya ko ari umuvandimwe wanjye? Ahari iyo ntaza kubimenya ntabwo mba meze gutya. Uramemukiye wa mana we. Sinzi niba ubaho koko by'ukuri. Ubu najya nabona ko koko utabaho. Ahari wenda ni ibinyoma gusa. Acika intege akicara aho ngaho. Neza neza amashagaga yose aragenda agashira. Ariko Bwiza we aba yabaye nk'umusazi. Arakomeza akinginga, none hatangira gukomanga atuje, nta mujinya nta burakari. Abadokita baraza bakamufungurira, bakibona ukuntu ameze bagahita bibwira yuko yabiketse. Arasohoka akabona uburyo Bwiza yabaye nk'umusazi. Aramuhobera akamubwira ati mushiki wanjye mbabarira, ihangane, wikwiha amenyo y'abasetsi. Abari hano bose ntabwo bababaye nk'uko ubabaye. Ndakwinginze ihangane. Ndabizi ko Bwuzu uwamukundaga kandi nanjye namukundaga. Namukundaga birenze uko nabivuga. Bwiza aravuga ati ntabwo bishoboka. No way bro. Ntabwo Bwuzu yapfa. Ntabwo yadusiga. Ese ubu yabadusize he? Ese ubundi kuki yabagiye? Ubundi Imana n'ibihari yariri hehe? Kuki tatumye abaho? Kuki tatumye umutima we ukomeza gutera? Ntabwo ndi kubyumva. Ndumva nabaye nk'umusazi. Ndumva ubuzima ntacyo bukimaze. Ese ubundi niba ari uko ubuzima bwacu burangira, kubaho byaba bitumariye iki? Niba ari uko ibintu byose bizajya birangira, aho kubaho bimaze iki? Mbwira nsobanurira. Niba tuzajya tubura abo dukunda mu ubu buryo, ubuzima bwaba busobanuye iki? Kuri njye igisobanuro cy'ubuzima ubu ni ubusa. Ntacyo bivuze, nta n'icyo bisobanuye. Ubundi aho kuki atari njye wagiye mu cyimbo cya Bwuzu. Abicara hasi we na Cleva bakarira cyane, hakabura uhoza undi. Ubona amarira n'agahinda ari byinshi. Abaganga bari aho rero nabo birabashobera. Babura icyo bakora n'icyo bareka. Babura n'icyo bababwira. Kuko baba babona bafite inimba cyane. Yewe ntacyo gukora n'iki na kimwe bafite. Yewe nta n'icyo kubabwira n'iki na kimwe bafite. Barabinginga bakavuga ati basi mureke tuve hano hanze. Nimuze tubashakira ahantu muba muri. Cleva aravuga ati ibyo byose ntacyo ubu bimariye. Ati mumbabarire munshakire impapuro mitenegura. Singishaka kuba muganga. Singishaka kugira uwo mvura. Ejo hatazagira undi muntu wongera kumpfira mu maso. Niba naniwe kuvura umuvandimwe wanjye, sinzi ko hari undi nshobora kuvura ngo byemere. Ndabinginze nimunzanire impapuro negure kuri aka kazi ko kuba muganga. Sinzongera kuvura ukundi. Sinzongera kwitwa muganga. Ubu nanjye ngiye kuba umuntu usanzwe. Ngiye gushaka ibindi nkora. Ahita avuga ati ahubwo nicyo nzaba ngikora muri iki gihugu. Muhite munshakira indege yihuse. Nyuma yo gushyingura umuvandimwe wanjye, nzava muri iki gihugu butazagaruka. Sinzongera kugitekereza. Sinzanagaruka ukundi. Twabanye neza, muri inshuti nziza, mwambaye hafi. Ariko aho bigeze ntabwo ubu buribwe nakomeza kubugumana. Ahari reka ngende ninjya kure nzabasha kwibagirwa. Nzabasha kwakira
nzabasha kumva ko ntagifite umuvandimwe. Ati muziyiteho bagenzi banjye, muziyiteho inshuti zanjye. Abaganga baraho nabo batangira kurizwa n'amagambo ya Claver, bakavuga ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka, yewe ibi bintu ntabwo bishoboka habe na gato, ntabwo wagenda. Urabizi muri iki gihugu nta wundi mudokita uguhiga, umuntu wananiwe kuvura uwo nguwo nyine ntabwo aba agomba kubaho. Ariko turakwinginze ntugende, turakwinginze wikegura. Hari abarwayi benshi bakeneye yuko uzabitaho, hari benshi cyane bategereje yuko ari wowe uzabavura. Imana yarakuremye iguha ubwenge n'ubumenyi, yatumye ubaho ukiga ugasoza, nuko yarizi ko hari abo uzafasha kandi uzavura. Ati tekereza abantu bose bagiye baza hano tubona byarangiye, ariko ukabagarura mu buzima. Ibuka abantu bose wagiye uvura, ibuka ko hari abantu bajya baza hano kugushimira, babonaga ubuzima bwabo burangire, ariko ukabavura bakabaho. Turakwinginze rero wigira aho ujya, turakwinginze gumana natwe, udutera motivation, utuma turushaho gukunda akazi. Ni wowe mudokiteri wenyine utuma dukunda aka kazi dukora, ni wowe mudokiteri wenyine ukora akazi ukagakorana umurava, watumye tubabo turibo uyu munsi, waradufashije, watubaye hafi. Rero wigenda, twigarukire muri rumu kuri Dr. Ryan. Arahaguruka agafata ibikoresho akavuga ati Mana, ngiye kugerageza bwa nyuma nongere nshiture umutima w'uyu mukobwa, niba ko kubaho, niba ko kuri Imana, niba ko kuri nyir'ubutware kandi nyir'ubushobozi, ugira icyo ukora. Arashitura, agashitura ku nshuro ya mbere, arashitura ku nshuro iya kabiri, agashitura ku nshuro ya gatatu, akabona ntacyo biri gutanga, ahita acika intege, akumva neza neza ibyiringiro byose biragiye, akumva neza neza byose biranze. Arongera agashitura, ariko akabona ntabwo biri gukunda, ahita asohoka muri icyo cyumba ameze nk'umusazi. Mu gihe rero ari gutambika, ahita abona aho Claver yicaye ndetse na Bwiza, akabona abaganga bari hafi yaho, hari abahagaze, hari abicaye nabo, mbese bose bameze nk'abari mu cyunamo, bose byabarenze, bose badafite icyo gukora. Arareba akabona mu maso ya Claver, akareba huzuyemo agahinda, akabona huzuyemo amarira. Aramwegera akamubwira ngo umbabarire, sinabashije kubikora, umbabarire, byananiye, nananiwe kugira icyo nkora, nananiwe kumuvura, nanjye ndabona ntacyo maze. Ati ayo nize ntacyo amariye, niba naniwe kuvura umuvandimwe wawe, niba akantu gatoya unsabye naniwe kugakora, ese ubundi ubu niki nashobora gukora? Erega n'ubundi nuko ntacyo maze, erega n'ubundi nuko ntacyo nshoboye, erega n'ubundi nuko ntacyo nzi. Umenya hari nari nihaye gukora ibyo ntashoboye, umbabarire, ndagutengushye,
naniwe kugarura umuvandimwe wawe, umbabarire kubera ko ntacyo nshoboye gukora, ndagerageje ariko biranze. Dr. Kileva rero aramubwira ati Ryan, wikishinze amakosa, nta kosa ufite, nta n'icyo wakoze, amakosa yose ni ayanjye, njyewe utarabashije kumwitaho no kugira amakenga igihe nabonaga amaze igihe kinini muri koma. Ati ubu ngubu ndumva ntacyo bimariye, n'ubuzima ntacyo buvuze kuri njye muri kano kanya, mu gihe urukundo rw'ubuzima bwanjye, igice cy'ubuzima bwanjye, akara ko mu mara ya mama, akagufa ko mu magufa y'ababyeyi banjye, amaraso yanjye, umwe rukumbi, umuvukanyi wanjye, nkunda kandi nakundaga, nzakunda kandi nzakomeza gukunda, atakiri kubarizwa kuri iyi si y'abazima. Dr. Kileva rero abwira Ryan nanone ati wikomeza gutekereza yuko ntacyo umaze, ufite icyo umaze kinini cyane. Aramubwira ati ndakwinginze umfashe guherekeza umuvandimwe wanjye mu mahoro, kandi ndakwinginze ugumye kuhaba ku bwanjye. Ati nyuma yo kumushyingura tuzahita tujyana, ndumva ntacyo nzaba nkimaze muri iki gihugu. Ati ndumva ngiye no kwegura, ntabwo nzongera kuvura, sinzongera kwitwa muganga, kariyeri yanjye irangiriye aha, ijyanye n'ubuzima bwa mushiki wanjye. Niba nabasha kuvura abandi ariko simbashe kuvura abanjye, simbashe kuvura abo nkunda, nacyo ubwo buhanga n'ubumenyi bwaba bumariye, titire ya doctor ntacyo yabivuze kuri njye. Yewe nanjye ubwanjye ntacyo byazamarira niba ntashobora kuba nakwita ku bo nkunda, niba ntashobora kuba nagiranya ngo abo nkunda mbavure babeho, ntacyo kuvura byaba bimariye, kwitwa doctor ntacyo byaba bivuze. Agira ati akabasaba, akababwira ati basi nimumfashe, munyemerere ngende ndebe ko umuvandimwe wanjye. Babanza kumwangira bakavuga ati ntabwo wabibasha, ntabwo wabishobora, turakwinginze wijyayo, oya wijyayo. Aravuga ati mundeke ngende murebe, ngende murebe, kuko hari inshuro zose ndi bujye mureba araba ari ubwa nyuma, araba ari ubwa nyuma ndi kumureba, araba ari ubwa nyuma ndi kumubona mu maso yanjye. Hanyuma baramureka, abadokita bose baragenda baherekeza uwitwa Kileva. Ubwo nyine abafashe Bwiza akaboko, Bwiza we aba yabaye nk'ikiragi atakiri kuvuga, ari kurira gusa ariko atabasha kuvuga, gusakuza nabyo biba byavuyeho, noneho ari kurira gusa aba yumva byamurenze. Ryan rero abajya imbere, aragenda agafungura kuko abasize yamworoshe. Mu gihe rero bagifungura icyumba, batungurwa no gusanga imashini zirimo zirakora.
begera imashini bagasanga umutima wongeye gutera. Dr. Ryan aravuga ati ibi ntago bibaho, uyu mukobwa njye namushutuye ubugira kenshi, bishoboka bite ku mutima we waba uri gutera? Barinjira bagasanga umutima we ugeze kuri 20% uri kugenda utera gahoro gahoro. Baramwegera bakavuga ati ahari turi kurota. Baramwegera bakumva arimo arahumeka, bakabona umutima we wongeye gutera. Clever ahita avuga ati sendarota nangwa sindi kurota. Ese aho ngaho yaba ari mushiki wanjye ndi kubona? Bahita bamubwira ati turabona umutima we wongeye gutera. Ati ibi ni ibitangaza Imana ikoze. Ati twe twabonaga byarangiye. Ryan ati nge nari nsize rwose, nari nsohotse hano maze kumworosa. Ati kuko ntako ntari nagize, nari nakoze uko nshoboye, nakoze iyo bwabaga, nabonaga byanze, nari niyakiriye. Iki ni igitangaza Imana ikoze. Dr. Kireva rero ahita ahobera BWIZA, akamureba mu maso, akamubwira ati Imana irabikoze, Imana iramutugaruriye, umutima we wongeye gutera, yongeye kuba muzima. Dr. Kireva rero ahita ategeka, akavuga ati aha hantu muhite muhamwimura. Bahita bamukura muri iyo rumu bakamujyana mu yindi rumu. Dr. Kireva ahita avuga ko nta muntu n'uyu n'umwe wongeye, nta muntu n'uyu n'umwe wiyongeye kuri we na Ryan. Nta wundi mudokita akeneye uretse bo bonyine. Aravuga ngo nta wundi muganga, nta wundi mudokiteri wemerewe kwinjira mu cyumba mushiki we abarwariyemo. Bahita batangira kumufata ibizamini byose kugira ngo byibura barebe ikiri gutuma atamera neza. Barapima rero bagasanga mu mubiri we harimo uburozi. Bakabona yagiye aterwa uburozi, ari nabwo bwari buri gutera umutima we guhagarara. Basanga yaratewe uburozi bwinshi bwakagombye kuba bwanamuhitanye. Bahita batangira kwibaza ati se ibi byaba byarakozwe nande? Icyo bakora rero bahita bavuga ati mugomba gukaza security hano, bagashaka umuntu uzajya urinda icyo cyumba, ndetse bakabwira na BWIZA ati ntago wemerewe kongera gusohoka hano. Mu bigaragara hari umuntu wari wihishe inyuma y'ibi byose. Batangira kuvuga ati turebere hamwe abaganga bose bagiye binjira muri iki cyumba. Abahita bakora inama y'igitaraganya, bakavuga ati ninde mudokiteri wabikoze, ninde uri inyuma y'ibi byose, kubera ko biba bigaragara yuko yaramaze iminsi ndetse n'igihe aterwa umuti urimo uburozi. Dr. Kireva aravuga ati naramuka amenyekanye, ati njyewe sindi bumwihanganire, ahari njye nawe turi buze guhangana. Uwo muntu ninde watinyutse? Ninde warutinyutse kungira no kunsiga ameze nk'igiti gihagaze nta mashami? Ninde muntu washakaga kunyambura mushiki wanjye? Ibi ni biki? Ntibibaho. Inkuru yacu rero katuyisoreza ahangaha. Ese nyiri gukora ibyo byose azamenyekana nangwa ntazamenyekana? Ese uwitwa Bwuzu murabona ubuzima bwe azagera aho ngaho agakanguka? Ese azabaho nangwa uburozi bamuteye kuko ari bwinshi
buzagera aho bumuhitane. Ubundi se aramutse akangutse yaba ari muzima. Inkuru yitwa IHORIHOZE, njye yandika kandi nkayibagezaho, nitwa Atete Princess Pauline Obvious. Murabizi ko ibitekerezo byanyu ari ingenzi kandi ari inyamibwa. Wasize Bwuzu ari kwa muganga, umutima we uri gutera ugeze kuri 2%. Hanyuma abenshi twari turi kwibaza ise azabaho nangwa ntago azabaho. Twasize rero Dr. Ryan ari uri kugerageza kumwitaho. Twasize witwa BWIZA nawe bimushobeye agwa igihumure, kuko ibyo yarari kubona biri kuba ku muvandimwe we ntago yarari kubyakira no kubyiyumvisha. Dr. Clever nawe byari byamushobeye byamucanze ari kwibaza, abona ubuzima bwa mushiki we burahabi, abona buri kugenda bumanuka bujya muri rwa rwobo. Yabonaga ntacyo afite cyo gukora kugira ngo byibura umuvandimwe we abe yava muri koma, cyane ko yabonaga umutima uri kugenda usa n'uhagarara. Inkuru yacu rero reka n'ubundi tuyikomereze kwa muganga, tuyikomereze ku witwa BWIZA. BWIZA rero aza gukanguka, ariko agakanguka ameze nk'umusazi, agakanguka arimo arira, abwira abaganga ati mumbabarire mumbwire umuvandimwe wanjye ameze ate, ese yapfuye nangwa ni muzima, ndabinginze nimumbwire. Akomeza avuga ati Bwuzu napfa atumenya hari nanjye ndibupfe, ati umuvandimwe wanjye nanjye ndamukurikira, ibi ntibibaho ntibishoboka, ese mana ibi bintu waba udukoze ni ibiki? Mana niki twacumuye gituma duhora muri ibi bibazo? Ese mana niki twaba twarakoze cyatuma tubura umuvandimwe wacu? Mana ndakwinginze. Arongera agasenga akavuga ati yemwe ba guardian angels, yemwe bamarayika murinzi, aho muri hose ndabinginze, aho muherereye hose ndabinginze, nimuze muntabarire umuvandimwe. Ndakeneye ko muze mugakora igitangaza nonaha. Ati subara mutapfuye naba mbaye uwande. Mama wanjye we yabyakira ate? Mana basi gira impuhwe uzigirire musaza we Clever. Mana niwite kuri njyewe, basi reba musaza we wari umaze igihe gito amubonye kandi amumenye. Mana girira impuhwe mama wanjye umukunda, ahari wenda njyewe unyirengagiza, ariko basi wite kuri abo babiri nkubwiye. Mana ita ku rukundo Clever akunda mushiki we, wite ku rukundo mama mukunda, njyewe basi n'ubu nyirengagije, ariko ibyo byose ubikore ubikorera Clever ndetse na mama. Ese mana n'icyo umuntu aba yaracumuye? Mana niba ko kubaho, niba ko kudukunda, kubera iki tuba barabigeza aha? Mana ndagira ngo ugaragaze ukuboko kwawe n'ugushaka kwawe, ndakwinginze ndagira ngo ukore imirimo n'ibitangaza. Mana warahabaye cya gihe, warahabaye ubwo byari bikomeye,
warahabaye ubwo mama yararembeye muri ibi bitaro, warahabaye n'ubwo na bwuzu igihe nawe yarameze nk'uko ameze uyu munsi, warahabaye barakanguka, warahabaye barakira. Ndakwinginze n'uyu munsi ntuhabe, ndakwinginze n'aka kanya ntuhabe, kora imirimo n'ibitangaza, garagaza ukuboko kwawe. Amara kuvuga ayo magambo, agahaguruka ku gitanda yararyamyeho, agasa n'usohoka, ahura n'abaganga bakamubwira ati ntabwo uramera neza wa mukobwa we, ati urajya hehe ko nawe umeze nk'umurwayi, ati turabibona ko wataye umutwe. Aravuga ati reka mbabwire mwe abaganga mwe, umuvandimwe wanjye araramuka apfuye, mwese ndabamara, ntihagire umuntu uza kugira icyo ambwira. Ubundi si ubwo mwaba mwarize ibiki? Ubundi si ubwo mwaba muri gukora iki hano? Ubundi si ubwo mwaba mumaze iki hano? Uwitwa Bwiza aba yabaye nk'umusazi, nta kintu n'iki na kimwe ari gutinya, nta kintu n'iki na kimwe kiri kumutera ubwoba, ahubwo ari kugira atya agatongana n'abaganga. Uko abatonganya ni nako aba ari kurira, avuga ati umuvandimwe wanjye araramuka atabayeho, ntabwo turi bwumvikane mwe abaganga mwe, ntabwo turi bugire guhuza, ntabwo ndi bujye nahuza namwe. Ndabinginze rero nimwite ku muvandimwe wanjye, nkeneye kumubona ari muzima. Ibintu byo kumbwira ngo umutima we urahagarara umunota ku wundi, ntabwo nshaka kubyumva, sinshaka kubyumva habe na gatoya. Nimukore uko mushoboye mumugarure mu buzima, ati kuko mwize kuvura, muri aba doctors, aba ni abanasi ndi kubona hano, nimugire uko mubigenza. Sinshaka kumva ijambo ngo Bwuzu ntakiriho. Ndabinginze basi nimubikore, ndabinginze n'ukuri nimuntabarire umuvandimwe, nta wundi mfite, nta n'undi ndeba, twarakuranye, twasangiye akabisi n'agahiye, ibibi n'ibyiza twabinyuranyemo, ntacyo yariyenganye ime, nanjye ntacyo nigeze ndya ngo mwime. Twakuze dutozwa gukundana, mama yadutoje gukundana, yaduhaye urukundo tutigeze tubona ahandi. Icyo nifuza no gukomeza kubona umuvandimwe wanjye ari muzima. Ndabinginze mu bumenyi mwahawe, mu bwenge Imana yabahaye, basi nimubukoreshe, muntabarire umuvandimwe. Hanyuma rero witwa Bwiza akomeza kwinginga aba doctors, bakamubwira ngo ihangane, akabubwira ati njyewe nta kwihangana nyifite, nta mbaraga n'izina nkeya nsigaranye, n'ukuri ndumva mfite ubwoba bwo kubura umuvandimwe wanjye nkunda, mfite ubwoba bwo kumubura, kuko niwe umwe rukumbi, niwe ndeba, niwe twariranywe, niwe twasangiye buri kimwe, yambaye hafi mubwo byari bikomeye, nagiye muba hafi, ninjye umuzi ndamusobanukiwe, n'ukuri kumubura naba nibuze kumuhomba, nanjye ubwanjye ntaba mpombye byinshi mu buzima bwanjye. Ndabinginze rero, mfite ubwoba bwinshi cyane, ntabwo nshaka gutekereza ku ijambo ko nshobora kumubura, ntabwo nshaka gutekereza ijambo urupfu. Ndabinginze n'ukuri. Baramwinginga rero bakamusubiza muri rumo,
ko ntago baba bashaka ko byibura yagera muri rumu bwuzu arwariyemo, kuko baba babona asa n'uwataye umutwe, babona asa n'umuntu ufite igihunga, kandi nibyo kuko aba afite ubwoba bwinshi. Bwiza rero atangira gutitira, atangira gutengurwa kubera ubwoba, aratengurwa akamera nk'uwarwaye malariya. Abaganga bamubona ubwoba nabo bukabica, batangira kugira gutya ngo barebe ko bamufasha, ariko agakomeza gutitira cyane kubera ko aba afite ubwoba bwinshi. Agakomeza gutekereza, buri uko atekereje kuri bwuzu uri muri koma, yatekereza ko yasize abona umutima uri kugenda umanuka, ushobora guhagarara isaha ku isaha, akarushaho gutengurwa, akarushaho kumererwa nabi. Hanyuma Dr. Kireva nawe abasa n'uwataye umutwe, nawe ntago aba ari kwiyumvisha, ntago aba ari kwakira ibyo ari kubonesha amaso ye, mbese no gufata ibikoresho ngo afashe Dr. Layana biramushobera bikamunanira. Bagira batya rero nawe bakamusohora aho ngaho, kubera ko nawe abasa n'uwataye umutwe n'ubwenge. Dr. Layani rero abwira abadokita bari aho, akavuga ati nimumfashe mumujyana ahantu, mumwereka ahantu abaruhukiye, ati kuko ndabona nawe asa n'uwataye umutwe, ubundi ahasigaye ibindi mubindekere. Icyo mbasabye ni inkunga y'isengesho, musenge musaba Imana imu ubundi bwenge, iname ubundi bumenyi, ndebe ko hari icyo nshoboye nangwa se hari icyo nshobora kuba nakora. Dr. Kireva nawe rero bamutwara asa n'uwahamutse, avuga ati bwuzu ndakwinginze, ndakwinginze gakobwa ka mama, ndakwinginze maraso yanjye, ndakwinginze wowe umwe rukumbi mbona, wowe utuma numva nkunze isi n'ubuzima. Ati iyi si naho yambabaza sinayanga, kuko byibura yagize itike kakuma, ariko se utayiriho naba mbayeho gute? Ariko se ubuzima utarimo, ubwo buzima bwabo mumaze iki? Ndakwinginze niba uri kunyumva, niba wajya wanyumva, mwana wa mama ntunsige, winsiga muri ubu buribwe. Ibuka ko ntacyo naba nsigaranye, kandi wibuke ko ari wowe wenyine mfite kuri iyi si y'abazima. Yego mfite Bwiza, nkagira na mama, nkagira na Mukiza ndetse n'umuryango we wandeze, ariko uri ingenzi muri bose, nta wakundutira, nta wakungana. Ndakwinginze ntunsubize mu buribwe nahozemo, mbabarira winsiga. Ndakwinginze mwana wa mama, ibuka ko data na mama badusize turi babiri, wibuke ko badusiganye. Ese nunsiganye nyine, ndaba nsigaye hehe? Ndaba nsigaranye iki? Ko nta kintu n'iki na kimwe ndibuze kuba nsigaranye. Wambabariye niba uri kunyumva, niba uri kubyumva, mbabarira wigenda, mbabarira uhangane kotana, hangana n'ukuri ndakwinginze. Umubiri wawe nugira imbaraga, kora uko ushoboye, rwana n'ubuzima, rwana no kugaruka mu buzima, oya wigenda. Ese waba udusize he? Basi tekereza kuri mama ugukunda, utekereze kuri Bwiza ugukunda, untekerezeho nanjye ubwanjye urukundo ngukunda mushiki wanjye. Urabizi ko nta wundi muvukanye mfite utari wowe. Isi yanjye yari itangiye kuba paradizo nyuma y'uko nari maze kukubona. Isi yanjye numvaga itangiye kuba nziza, ariko sisi utarimo, iyi si yabimariye iki? Ko niyo naba ntunze ibya mirenge mfite buri kimwe, ntabwo ufite mwana wa mama, ibyo naba ntunze byose byaba ari ubusa, ntacyo byaba bimariye, nta n'icyo nabimaza. Niyo byansaba kugira ngo ntange ibyo ntunze byose,
mpare buri kimwe cyose mfite ariko wongere ugaruke mu buzima, ndakemera nkatangirira kuri zeru ariko nkongera nkakubona, wowe mwana wa mama. Basi ibuka ko ngukunda, ugendere ku rukundo ngukunda, oya winsiga, oya wigenda, wibinkora nk'uko papa na mama babidukoze bakadusiga. Ibuka ko hari ibibi byinshi twanyuranyemo, wibuke yuko iyi myaka yose nari maze ngushaka nta byishimo n'ibi na bike nari mfite. Rero mbabarira, ibyishimo byanjye wituma biba igice. Ndakwinginze reka ibyishimo byanjye bikomeze bisagambe. Akomerezaho anasenga akavuga ati data wa twese uri mu ijuru, mana niba wumva kandi koko nibubaho, kora imirimo n'ibitangaza. Njya numva bavuga ko na nyuma ya zeru ukora, njya numva bavuga yuko wazuye abari bapfuye, wazuye Lazaro wari umaze 3 mu gituro, mana wazuye umwana wa Yayiro, wakoze imirimo n'ibitangaza bigaragarira amaso y'abantu. Ndakwinginze zura umuvandimwe wanjye, mana w'intera ishavu n'agahinda, mana w'intwari ibyishimo n'umunezero wanjye. Ndakwinginze ndengera kandi urengera umuvandimwe wanjye, ndakwinginze tabara kandi nawe umutabare, umutabare kandi hagurukana ingoga wa mana we. Ndabizi ko uri umutsinzi, nukuri ndaguhamagaye ndakwiragije, ndinda gukorwa n'isoni, ndinda kubura uwo nkunda, ndinda kubura umuvandimwe wanjye. Ese mana njye nsigaye kuri iyi si naba nyimazeho iki, mu gihe uwo nakabaye mbona nk'ibyishimo? Mana ibuka ko asa nkaho ari igice cy'ubuzima bwanjye, nukuri ahari nanjye nazasigara nsa n'uwapfuye mpagaze, umenya ahari ntazongera kwishima. Ese mana niki cyatuma nongera kwishima ndamutse mbuze umuvandimwe wanjye? Niki cyatuma nongera kunezerwa? Niki cyatuma nongera gususuruka nkanezerwa? Mana niba ubaho koko kandi niba ukora imirimo n'ibitangaza, wowe utabara, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Iyo utanze ubuzima ntawe ushobora kubutwara. Ndakwinginze tanga ubuzima, utanga ubuzima ku muvandimwe wanjye. Ndakwinginze tanga ihirwe, mana duha andi mahirwe yo kongera kuba turi kumwe, mwongerera iminsi yo kubaho. Ndakwinginze wa mana we, niba uri kunyumva kora cyane wa mana we. Kireva rero bamukuraho bakamutwara, ariko agenda amarira ari yose, ariko agenda arira avuga ati mana ndakwinginze nubinkore, mana undinde kumva inkuru mbi mu matwi yanjye, mana undinde kandi undengere. Muri kano kanya simfite icyo gukora, yewe simfite n'icyo nabikoraho, ariko mbaye ngifite nakabaye nagikoze. Gusa mana urabizi ko nta bushobozi, yewe mana simbashije. Dore nanjye ubwanjye namaze guceka intege, ndumva ubwanjye niyanze, ndumva ubwanjye nirambiwe. Ubuzima butarimo umuvandimwe wanjye, ubuzima butarimo mushiki wanjye, umenya hari ntacyo bwaba bumariye wa mana we. Baragenda bakamufungirana ahantu, kuko babona asa n'uwataye umutwe, babona nta byiringiro n'ibi na bike asigaranye.
bakavuga ati reka tumufungiranye ahantu kandi ikiri bube icyo ari cyo cyose mumurinde kugira ngo aze guhita abimenya. Abadokita bamwe na bamwe rero bagaruka muri rumo bwuzu abarwariyemo mu gihe rero bari kwisuganya kugira ngo barebe ko bamwitaho, byibura bakareba ko bamugarura mu buzima. Umutima we uhita uhagarara ako kanya rwose, umutima wa bwuzu uhita uhagarara. Abaraho bose bagakwirwa imishwaro, abaraho bose bakagira ubwoba. Dr. Dayani nawe atangira gusengera mu mutima akavuga ati wa mana we, ibi bintu ntabwo bibaho mana, ibi bintu ntabwo watuma bibaho. Ese ubundi mana naba naraje gukora iki? Ndamutse naniwe kuvura uyu mwana w'umukobwa, ese mana naramuka apfuye urabona greve ari bubeho gute? Mana ndakwinginze kora imirimo n'ibitangaza. Uyu mutima nubwo uhagaze ufite ubutwari n'ubushobozi. Abaganga bari aho ngaho babwira Layana ati wikomeza kwigora, uyahari yagiye nta kibarirwa mu bazima. Niba umutima uhagaze bivuze ko yapfuye. Dr. Layana aravuga ati no way, ntabwo bwuzu yapfa, ntabwo agomba gusiga musaza we, ntakwiye gusigura muryango nabonye ubakunda, ngiye gukora uko nshoboye. Afata ibyuma rero agatangira gushitura umutima we, arwana no gushitura umutima wa bwuzu. Abaganga bakamubwira ati wikivuna, wikigora, byihorere kuko uwo nguwo yarangije gupfa. Hanyuma rero uwitwa bwuzu aha bari ndetse bamufungiranye, ariko ntago babafunze. Agira ati yakora ku rugi akabona ari ararufungura akabona biremeye, arasohoka bigakunda. Agira ati rero akaza muri rumo bwuzu arwariyemo, agasanga abaganga bose bakwiwe imishwaro, agasanga barasa n'abari kumworosa, barimo babwira Dr. Layana ati nta kindi cyo gukora, uyu mukobwa arasa n'uwapfuye, n'ubundi byarangiye kuko umutima we ntabwo ukiri gutera. Bwuzu rero bwiza rero yinjira asanga bari kuvuga ko bwuzu byarangiye, umutima we already wahagaze utakiri gutera, ahita aba nk'umusazi. Abadokita bari aho bose akabavanga, akavuga ngo ntacyo mumaze, nta bwenge mufite, ese ayo mwiza bamariye iki niba mutashoboye kwita ku muvandimwe wanjye? Ati niba yapfuye namwe mupfe, ntabwo mwabaho umuvandimwe wanjye atariho, ntabwo bishoboka. Aba nk'umusazi, agasohoka yiruka kubera akaba yumva bimurenze, akavuga ngo ntibibaho, ntabwo bwuzu yansiga. Arasohoka yagera hanze akibuka yuko amusize, akagaruka akamuryama iruhande, akavuga ngo ntiwansiga, ntabwo wabinkora. Abaganga batangira kumufata bakamusohora kugira ngo barebe ko byibura yareka gukomeza gutera akaduruvaye aho ngaho, kubera ko aba yabaye nk'umusazi. Ibyo afite byose ari kubita, telefone zose yazimenaguye, ibyo yambaye asa n'uri kubishishimura, akavuga ngo wamana we, maze kubona kutabaho, barambeshye ntubaho, iyo uza kububaho uba wahabaye, ntabwo umuvandimwe wanjye abapfuye, iyo uza kububaho ntabwo wari gutuma ibi byose bibaho. Wamana wuri umugome. Nabo bamarayika murinzi bavuga, yemwe ba guardian angel we, namwe niba babavuga, maze kubona ko mutabaho, ntabwo mubaho. Burya byose ni ibinyoma, burya byose ni ibinyoma gusa, ni ibinyoma byuzuye.
mwarambeshye mwarambeshye iyi Mana ntabwo ibaho kuko igeza kubibaho ntabwo mba ndi muri ubu buribwe simba mbuze umuvandimwe wanjye umwe rukumbi uwo twareranywe uwo nakuze ndeba uwo nkunda n'umutima wanjye wose uwo narebaga nkumva ngize icyizere cy'ubuzima umwe mu mpamvu zatumaga ndushijeho gukunda isi umwe watumaga nkora cyane ngahara byose mfite ese ubu Mana koko kuki ubyemeye kuki utumye tubabara kuki utumye tunyura muri ubu buribwe niki twacumuye niki twakosheje ese ubu Kireva arabyakira te niba ngiye kubyakira binaniye warabyumva te Mana uri hehe ese Mana uri hehe ko na nyuma ya zero ukora ni gute byakunaniye ni gute utabishoboye ese niki cyakunanije ko njya numva ngurihagije nkumva yuko udakenera backup nkajya numva yuko ushobora byose ntakibasha kurugoya imigambi yawe niki kibaye kuki wemeye ko umuvandimwe wanjye agenda niki Mana ese nirihe kosa twakoze niki gicumuro twakoze cyatuma tuba turi kwishyura ibi byose ese Mana uri he niba uriho kuki udakora ndakwinginze kora n'ukuri wa Mana we ese ubundi wari uri he iyi nkuru yacu rero tuyisoreza ahangaha byose rero tuzabimenya ku munsi w'ejo no mu bice bizagenda bikurikira inkuru yitwa IHORIHOZE njye yandika kandi nkayibagezaho nitwa Atete Princess Pauline Obvious murabizi ko ibitekerezo byanyu ari ingenzi kandi ari inyamibwa